izi nama zikaba zitari zazikuka ibi bintu tukaba tutari twabibona akangaka tubona kakabara gatonyanga kuya turokoye n'uyu munsi kiturokora mwaretse tukongera tugahamagara Imana yo mu gihugu cyo mwijuru ntitinde abari hanze imubwire Yesu ntatinde abari mu Rwanda mubwire Kristo ntatinde uko tugeze mu bihe bikomeye tugeze muri bya bindi bikomeye cyane aho umwana azaba ari kurira nyina ntiyumve ariko duhamagaye Uwiteka ntatinde ku buzima bwacu ntago nzi ikibazo ufite Dawidi kizwa bitewe no kuntu umuntu akurikirana social media ni Pastor Mutesi mu yandi magambo ndamukunda avuga Imana neza yego niwe mudamu wenyine se yego hari abo bita ba Apotre Mignoni abakozi b'Imana cyane umbajije ibizami byinshi ugiye kunjyana ahantu henshi kandi ubundi umuntu avuga ikintu kimurimo buriya Pastor Mutesi impamvu muvuze kenshi nuko ari we muntu nkurikirana hanyuma abandi bantu tukunze kumenyana bakajya bambwira ubuhamya bwe iyo mpamvu rero mukunda Pastor Mignoni nawe simwanga ariko we ntago ndamukurikirana neza ariko ubwo mumbwiye ndaza kumukurikirana Yesu aguhe umugisha yego sawa Yesu aguhe umugisha reka utinze usanaho iyo utinze ahantu usanaho nutindana n'umusinzi uzaba umusinzi tindana n'umusambanyi uzasambana tindane n'umujuru uzaba umujuru hiniwa lala esinimo etando stiniwa ahantu watinze mutangarije no makuru mpagaze mu mbaraga z'ijuru kwa ahantu watinze usanaho aya masaha nutindana na Kristo uraza gusana we mu izina rya Yesu Imana yo mu gihugu cyo mwijuru Irembo ryera TV Irembo ryera TV ndagira ngo tubasuhuze shuti bakunze ibirembo ryera tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose tunababwira ngo mukomeze gukomera mukomere kandi kuko mukomejwe n'Imana rero ntituri twenyine turi kumwe n'umushyitsi muri kubona kuri kamera zacu ariko ni umuntu ufite amavuta y'Imana ni umuntu Imana ihagurukije ndagira ngo rero kandi tumwakire atuganirize amagambo y'Imana abari mu Burayi abari mu mahanga mwese ndetse n'abari mu Rwanda mwese tubifurize ibihe byiza kuko mwahisemo gukurikira irembo ryera reka nkubwire wowe utari wakora subscribe ukore subscribe ariko kandi nawe utameze neza uraza kumera neza kandi uraza kugubwa neza ndagira ngo rero dusenge hanyuma akomeze atubwire icyo Imana yashyize ku mutima we kandi dufite icyizere cy'uko Imana ikomeza kubana nawe ariko mbere yuko tugusengera wabanza gusuhuza abadukurikiye. Yesu nashimwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo abaha umugisha. Hanyuma ni nabahe badamu wigiraho ivuga butumwa wabonye babwiriza ujya wenda witegereza kuri social media n'abandi niba ukurikira cyane ivuga butumwa? Abadamu nigiraho ivuga butumwa ntago ari uko ntabakurikirana ariko nta muntu navuga ngo nigiraho hari ijambo rivuga ngo twigiye ku birenge by'abantu batubanjirije ntago nabona igisobanuro naguha kuko nshobora gutanga ivuga butumwa nkavuga ngo runaka mwigiraho ivuga butumwa kandi atari sawa ahubwo ngewe ubwanjye umuhamagaro wanjye niwo nigiraho kuki utigira ku bandi? Munyarwanda yaciye umugani aravanga ingendo y'undi iravuna sinamenya rero umuhamagaro we ukuntu yahamagawe ariko mu by'ukuri hari uko umubona hari abo tujya tubona b'abakozi b'Imana bakora umurimo ukomeye kandi bakora neza umuntu wenda navuga uvuga butumwa cyangwa ubwiriza abantu benshi bagakizwa bitewe no kuntu umuntu akurikirana social media ni Pastor Mutesi mu yandi magambo ndamukunda avuga Imana neza yego niwe mudamu wenyine se yego hari abo bita ba Apotre Mignoni
abakozi b'Imana cyane. Umbajije ibizami byinshi ugiye kunjyana ahantu henshi kandi ubundi umuntu avuga ikintu kimurimo. Buriya Pastor Mutesi impamvu muvuze kenshi nuko ari we muntu nkurikirana, hanyuma abandi bantu tukunze kumenyana bakajya bambwira ubuhamya bwe. Niyo mpamvu rero mukunda Pastor Mignone, nawe simwanga ariko we ntago ndamukurikirana neza, ariko ubwo mumbwiye ndaza kumukurikirana. Yesu aguhe umugisha. Yego sawa, Yesu aguhe umugisha. Reka tubasengere mutuganirize ijambo ry'Imana. Murakoze Mana, turagushima kubwo kugira neza kwawe, ndagushima kuko uri umunyembaraga kandi uri umunyabuntu. Reka izina ryawe rishyirwe hejuru, reka ineza yawe ikora imirimo ikomeye. Haleluya, haleluya. Urakoze kuko uri Imana ishobora byose. Izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Karibu. Murakoze. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibahe umugisha. Ndatangira ivugabutumwa nongera kubasuhuza. Hari agakorasi kamaze igihe kamfasha kavuga ngo gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro. Ineza y'Imana narayibonye impande n'impande. Rero reka nkaririmbeho gato. Korera Imana ni umushinga ufite ishingiro. Ineza y'Imana narayibonye impande n'impande we. Gukorera Yesu ni umushinga ufite ishingiro. Ineza y'Imana narayibonye impande n'impande we. Yesu abahe umugisha. Impamvu narindirimbye ako gakorasi kamaze iminsi kamfasha. Gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro. Ineza y'Imana njyewe narayibonye impande n'impande. Reka dutangire tuvuga ku ijambo ry'Imana maranye iminsi. Maze iminsi numva nshaka kubaganiriza ku ijambo rya Zaburi ya 70 bitewe n'urusaku cyangwa n'induru y'abantu benshi batagifite kwizera. Yesu nashimwe. Haleluya. Maze igihe numva iryo jambo rinyakamo, ngiye kurisoma. Abantu babasha kunkurikirana baze gushaka umwanya barisome. Yesu aduhana umugisha. Dukomeze. Zaburi ya 70, aya magambo ngiye kuvuga ni Dawidi wayavuze bitewe n'ibihe yari arimo. Zaburi ya 70 umurongo wa 2 haravuga ngo Mana tebuka unkize, Uwiteka tebuka untabare, abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware, abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagira igisuzuguriro. Reka nsubiremo inyuma gato. Mana tebuka unkize, Uwiteka tebuka untabare, abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware, abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagira igisuzuguriro. Abambwira bati aha basubizwe inyuma kubw'isoni zabo. Abagushaka bose bakwishimire bakunezererwe, bakunda agakiza kawe bajye bavuga bati Imana ihimbazwe. Ariko njyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene. Mana tebuka uza aho ndi, niwe mutabazi wanjye, umukiza wanjye, Uwiteka ntutinde. Yesu atugirire neza. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru turengere. Maze igihe numva nshaka kubwira abantu ko twahamagara Imana ntitinde. Ibihe tugezemo ni ibihe bikomeye, ni ibihe buri muntu wese agenda aca undi intege bitewe n'ibihe tugezemo. Ariko Dawidi arebye imbere n'inyuma, arebye hirya no hino, asanga nta zindi mbaraga zizamurwanirira keretse umugabo witwa Kristo. Niyo mpamvu yatangiye kuvuga ngo Uwiteka ntutinde, untabare. Imana ishimwe kuko abashaka ubugingo bwanjye ari benshi. Imana ishimwe. Rero ibihe tugezemo nubwo abantu bafite urusaku, nubwo abantu bavuga ngo Covid ngo imeze nabi, ariko Satani ashaka kutwibiramo hagati ubugingo. Imana ishimwe. Ubugingo bwacu nibwo bufite agaciro. Dawidi ntago yarwanye kubera inzara. Dawidi ntago yarwanye kubera ko yabuze ibyarya, kubera ko yabuze ibyo yambara. Ahubwo Dawidi yahangayikishijwe n'ikintu cyitwa ubugingo. Muri iyi minsi dufite urusaku rwinshi, ariko ntago turi gutekereza aho turi kujya. Yesu atugirire neza. Abantu bafite ikibazo aho ngo barapfa, ngo abandi bazapfa ejo, ngo Covid yisha abantu benshi. Ikibazo ntago ari ugupfa, ikibazo ni ahantu ugiye gupfa. Yesu ikibazo ni ahantu ugiye kujya, kuko Kristo ari hafi kandi ari bugufi. Bimenyetso bigaragaza ko yaje birahari, ariko nzi neza ko ishobora byose. Imana ishimwe. Nawe inama zikuzimu zazikuka kandi ntago izo nama zirazi
hinitando stiniwa egome ntabwo izo nama zirazikuka dufite urusaku ariko izo nama zikuzimu izo ngizo Dawidi yavuze avuga ngo naho inama zikuzimu zazikuka Imana ishimwe none ubu ngubu ntago zirazikuka ubu ngubu ibyo byorezo ntago biraza niki cyatuma dusakuza hetando stini bini shine mora ese niki gitumye duhangayika twebwe abakristo ko yavuze ngo naho inama zikuzimu izi nama zikaba zitari zazikuka ibi bintu tukaba tutari twabibona akangaka tubona kakabara gatonyanga kuyaturokoye n'uyu munsi kiturokora mwaretse tukongera tugahamagara Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ntitinde abari hanze imubwire Yesu ntatinde abari mu Rwanda mubwire Kristo ntatinde kuko tugeze mu bihe bikomeye tugeze muri bya bindi bikomeye cyane aho umwana azaba ari kurira nyina ntiyumve ariko duhamagaye Uwiteka ntatinde ku buzima bwacu ntago nzi ikibazo ufite Dawidi yarakomerewe Dawidi yarebaga hirya Dawidi yabaga mu ishyamba Dawidi yararebaga akabona nta nzira aravuga ngo Uwiteka ntutinde aravuga ngo njyewe ndi umukene aravuga ngo nta kintu na kimwe ndico niko Dawidi yavuze yaravuze ngo ntago mfite inshuti ndetse ntago mfite abavandimwe muzi neza ko Dawidi yabaga mu ishyamba ntago yari afite umurengezi ariko yahamagaye Imana ntitinde haleluya hinistando hegostanse none enestaini mora Uwiteka ntatinde mu burwayi ufite mu buzima ufite mu ntambara uri kurwana inzara iri kukurya mu bibazo bikomeye wowe uri hirya no hino wowe uri murankurikira hamagara Imana ntitinde witindana n'abaguca intege witindana n'abakubwira ngo ejo uzapfa witindana n'abakubwira ngo nta nshuti witindana n'abo bantu kuko aho utinze usa naho iyo utinze ahantu usa naho tindana n'umusinzi uzaba umusinzi tindana n'umusambanyi uzasambana tindane n'umujuru uzaba umujuru hiniwa lala esinimo etando stiniwa ahantu watinze mutangarije no makuru mpagaze mu mbaraga z'ijuru ko ahantu watinze usa naho aya masaha nutindana na Kristo uraza gusa nawe mu izina rya Yesu Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru niturengere uwo urwaye wowe uri mu bitaro urwaye kanseri wowe ubona ngo nagizakira umugabo witwa Yesu afite amaboko akomeye uyu mugabo witwa Dawidi yaramuhamagaye kandi yamuhamagaye izuba riva arongera amuhamagara ukwezi kurashe arongera ahamagara imvura iri kugwa Dawidi nago yigeze aryama yarakomeje aravuga ngo Uwiteka ntutinde ngo kuko njyewe ndi umunyamubabaro nkaba n'umukene ngo Mana atebukuza hondi ahantu uri hose bwira Yesu atebuke uru rukingo uri gusakuza ngo bizagenda gute we wabuze inzira uvuga ngo nzambuka umupaka gute nsubira iwacu bwira Yesu ntatinde uyu mugabo witwa Yesu iyo agutanze mu kibazo aragikemura ariko iyo umunestini mandostini gide iyo umutanze mu bibi bibazo Yesu rikini monde sharadrere bonestini wa henestaya irikutando stini mora Imana ishobora byose natangiye mbabwira ngo yaturokoye urupfu rukomeye yemwe banyarwanda iracyahari nubwo imvura ikomeje kuba nyinshi nubwo intambara zikomeje kuba nyinshi nubwo abasara bakomeje kuba benshi indera hari abasazi benshi aba basazi ntabwo ari ari ibisazi bisanzwe ahubwo ni stress z'ubuzima ubuzima bwabaye ibibazo bwira Yesu ntatinde wabuze amafaranga yo kwishyurira umunyeshuri uri muratekereza icyo azarya nataha ubwire Kristo ntatinde wa mama we ubona byanze wa mukobwa we ubona byanze wa mucuruzi we wahamagaye Yesu ntatinde aya masaha Yesu abagirire neza iri jambo ryakomeje kuba ku mutima wanjye ndavuga ngo niki gitumye dutinda ku ijambo ry'Imana tuvuga ngo naho inama zikuzimu zazikuka mukaba mubona zitari zazikuka mukaba mubona nta kiraba mugatangira mugasakuza mwaretse gutinda muri ibyo bigeragezo mwahamagaye Kristo akaza ko ashoboye byose kwanda ari hejuru ya byose Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru nibarengere nibahagarareho Karakomeje kuri Zaburi ya 71 aravuga ngo ni Uwiteka niwe mpungiyeho ngo sinkakorwe n'isoni kubwo gukiranuka kwawe unkize untabare untegera ugutwi unkize umbere urutare rw'ubuturo aho nzabasha kujya mpungira wategetse kunkiza kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome kinkingira mwami wanjye Imana ishimwe ijambo ry'Imana riratubwe muri Zaburi ya 71 iravuze ngo Uwiteka niwe mpungiyeho
mfungiyeho sinkakorwe n'isoni. Numara guhamagara Imana ntabwo uri buze gukorwa n'isoni. Nubwo ubona byanze nuhamagara Uwiteka ntabwo uri buze gukorwa n'isoni. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo wategetse kunkiza. Imana ishimwe. Imana la enistinimo, Imana ishimwe kuko Uwiteka yategetse kudukiza. Yavuze ngo umuririmbyi yavuze ngo nyura mu misozi ngo nyura mu mataba, aravuga ngo hose niko harushya umutima. Imana ishimwe. Nubwo ibyo turimo bitatworoheye, nubwo intambara zikomeje kuba nyinshi, nubwo ibyorezo bikomeje kwisukirana, ariko za nama zikuzimu ntago zirazikuka. Ndashaka kubabwira ngo mureke dushaka andi maboko. Imana ishimwe. Mureke twongere duhamagara uyu mugabo, mureke twongere twinginga Imana ahantu twari turi siho tukiri. Mureke dusubire mu butayu. Muririmbyi nibwo yavuze ngo mu butayu nta cyiza kiriyo, ariko mu butayu Imana idukomereza amaboko. Nta kindi kintu tujya kurira mu butayu, nta myenda iba mu butayu, reka nta nzara. Inzara ntuyikiri ugiye mu butayu. Muririmbyi yavuze ngo mu butayu nta cyiza gihari, aravuga ngo mu butayu nyongerera imbaraga. Reka Imana itwongerera imbaraga. Ikintu nababwira nuko Kristo yabaha imbaraga, akabakomeza mu itorero, akabavana mu rusaku, akabagirira neza. Rwa rukundo mwari mufite mbere, mu izina rya Yesu Kristo yongera abaha urukundo. Imana yongera ibahe gukundana. Mwajyaga musura abarwayi, mwajyaga mukora ibikorwa bikomeye. Ndasenze kugira ngo Kristo yongera abaha ubushobozi, mwongere musubire ku isoko. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibagirire neza. Mwongere muhamagare nkuko Dawidi yahamagaye. Mwongere mwibuke iminsi ya kera. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nibutse iminsi ya kera ngo nkuramburiye amaboko. Aravuga ngo ndinde wo kugira ngo uvugane nanjye. Ese twebwe turi bande? Ese uri muntu ki? Ese uri muntu ki ko Imana ikurinda bugacya? Abapfuye si uko batizeye, abapfuye si uko badakijijwe, ariko ukuboko kw'Imana kuracyakora. Yesu yaravuze ngo mbumbutuye ikiganza ngo nahaze isi yose. Imana iracyafite ubushobozi, iracyafite umugambi mwiza wo kuturinda. Ntagira dusezerera kuri iyi si. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru turengere. Urucyanege ntago ruzabura kuza ngo rikabazana izo ncanege bazabona ishyano. Mureke twongere tugarura urukundo rwa mbere. Urukundo rwarakonje. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru duha imbaraga. Iri jambo ryo muri Zaburi rimaze igihe rimfasha, kubera yuko hari abantu bakeneye gutwara ubugingo bwacu. Hari abavuga ko tutazigera tugerayo, hari abavuga ko Imana itazagutabara, hari abavuga ko waciwe ku ngoma, ariko magaze mu mbaraga z'ubutware n'ijuru. Imana iracyagufitiye icyizere. Ikimenyetso cy'uko Imana igufitiye icyizere ni uko ubyuka bikemera. Hariho abahinamuranya amaguru, hariho abantu batabyuka kwa muganga. Aba bantu si uko batizeye imbaraga z'Imana, ariko mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware. Dawidi yavuze ngo nzi neza ko ushobora byose. Imana ishimwe. Imana niturengere. Abantu bari bafite umutima uhagaze, abantu babonaga ko bizanze, bavuga ngo tuzataha gute? Abaje muri iki gihugu ibi byorezo bikongera bikahabasanga, nimuhumure Kristo aracinzira. Imana ibadefaya, Imana ibafiteho umugambi, Imana iracyabakunda. Imana ntagira abata, ntagira abasiga. Naho haza umuyaga uhuhute, Yesu azatuzigama. Henestini wa egome, Yesu azatuzigama, Yesu azatugobeka. Ntabwo azigera duhisha, ukaduhisha umuntu yaguhishura. Imana ishimwe. Twagiye tubona abantu benshi Imana yagiye ihisha, abundi abandi bakabahishura. Mugambi w'Imana wajya kuba abantu bakitambika. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru turengere. Umugambi w'Imana wajya gusohora ku mwana wawe, kumutera nkunga, umuntu akaza akitambika, ariko Yesu naguhisha, Yesu nakuzigama. Nta mwana w'umuntu uzajya mu mugambi wawe. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru tugirire neza. Aya masaha rero nejejwe n'Imana mu mutima, mu izina rya Yesu. Numvishira ijambo rinkora ku mutima. Nawe uri kunyumva uvuga ati nubwo iki kintu cyanze, mpagaze mu mbaraga z'ijuru, ndavuze ngo gikunde. Nubwo ubona bitari gukunda, aya madeni nubwo ubona batakwishyura kandi waramugurije ubishaka, uyu mugabo witwa Yesu afite uburyo ari bucemo akakurengera. We wagiye nugaruke, we wumva ko Imana itagikora, we wumva ko Imana yagutaye. Nkutangarije ano makuru, nkumenyesha ko Kristo afite byinshi mu kiganza bye. Nkumenyereza ko Umwami Yesu afite imbabazi, aracicaye ku ntebe y'imbabazi. Nguma y'Uwiteka nagiravaho mu izina rya Yesu. Aya masaha Imana ishobora byose, Imana igira imbabazi nyinshi n'urukundo, Imana itinda kurakara. Imana yababariye Dawidi
irakomeye. Ndasenze kugira ngo nawe ubwawe Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikurengere. Wikumva ko bicitse, wikumva ko covid ije, wikumva ko inzara ikwishe. Haracyariho ibya byiringiro. Nibyo nakomeje kuvuga. Mu Kristo ufite ibyiringiro ntabwo uzigera utakaza icyizere. Igiti cy'avoka cyangwa igiti cy'inanasi, reka mbifate gutyo, kigira agaciro iyo imizi yacyo itaracika. Aya mababi ajya ahunguka, ariko aya mashami akavunika, ariko uyu muzi ntabwo ujya ucika. Uyu muzi ni wo Kristo. Niwikomeza kuri Kristo ibintu byose bizagenda neza. Niwikomeza kuri Yesu ibintu byose bizagenda neza. Niwikomeza kuri Yesu Imana izakwishyurira inzu. Niwikomeza kuri Yesu ntukate mu nzira, iyi Imana izarihirira abana bawe. Niwikomeza kuri Yesu yo diabete irakira. Niwikomeza kuri Kristo, igisubizo ni ugukomera kuri Kristo. Igisubizo ntabwo ari ugusenga. Hariho abandi bantu benshi basenga, ariko gusenga udakizwa, gusenga utizera, nta kintu na kimwe bimaze. Imana tugirire neza mu izina rya Yesu. Wongere ugaruke ku isoko, we gutinda ku madini, we gutinda ku matorero, we gutinda ku mupasiteri muturanye, we gutinda ku murokore wanze kukwerera imbuto. Ibyo nabyo bibaho turabizi, ariko tinda kuri Kristo. Ari we buye ryubatswe n'abubatsi, ariko kwerezo bakaryanga. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru tugirire neza. Ndashaka kugira ngo mwumvire ijambo, ndashaka kugira ngo mwumve ahantu mwari muri, ahantu wumva igishitsi cyawe cyari kigiye gucika, ahantu wumva ko umutima wawe utari ukomeye, ahantu wumva ko bari bagusohoye mu nzu, ahantu wumva ko wari ubuze agaciro, ahantu wumva ko umuryango utakikumva. Hizi kinimo ndestala lasiniwa hiri before distance hayini gide tutayini grere hayazode bonestance. Ubwoba nibushire, Yesu afite byose. Mana tugiriye icyizere, itugirira neza, iduha kumenya ijambo ryayo, iduha gukizwa. Twaravutse muri za nyabingi, twaravutse aho baterekera, twaravutse ahantu bacuragura, twavutse ahantu habi, karande zaranze kutuvaho, ariko Yesu yatugiriye icyizere. We wumva ko byanze, we wumva ko nta cyizere wifitiye, we wumva ko utazigera ubyara, umaze amezi menshi, umaze imyaka myinshi utari wasama, utari watwita, umaze igihe kinini wizenguruka, Kristo aracyagufitiye icyizere. Hari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ngo hari kurira kwararira umuntu. Hari nawe waba uri kurira nkuko nanjye nariraga, hari waba wabuze uburyo nkuko nanjye nari narabuze uburyo, hari waba warabuze urushako nkuko nanjye nari nararubuze, hari waba warananiwe kwishyura minervari y'umwana, urarurira ngo mbese uzaza ryari. Ndashaka kugutangariza ngo ubwire Yesu atebuke. Ibihe turimo ndashaka kubabwira ngo mubwire Yesu atebuke. Mwikishimira ngo hazaza ibindi byorezo, mwikishimira ngo hamaze kuza korona 3 ngo hazaza 7. Mwikinege abantu bakeneye kugera ku musaraba. Ubu hari abantu bakeneye kugera mu rusengero, bakeneye kugera ku musaraba, ariko bananiwe kuhagera kubera urucantege rwanyu. Mwebwe muraterwa mukongera mukitera. Iki Kinyarwanda muze kucyumva. Iyo mutewe ntago musakuza, ubwo biravuze ngo niba utewe menya aho usengera. Musirikari yari ku rugamba, amenya ahantu arwanira, amenya ahantu haduye anyuze, akavuga atanga niho ndi buce.